biraruhije kuyinyuramo ntibyoroshye inzira iraruhije kuyinyuramo ntibyoroshye abasare ntibabishobora umuhengeri mu nyanja ni mwinshi. Nizere ko ugomeje kugubwa neza aho uri hose, uri kumwe nanjye Havugimana Moise. Ndagusuhuje kandi nkwifurije amahoro y'Imana, dukomeza ikiganiro ukuri ku byerekeye Imana. Bimeze bite? Mose we watuzanye gushira mu butayu, atubwira ngo Yesu niwe ubaruta. Inzira ntabwo yoroshye kwinyuramo, biraruhije, ariko Yesu niwe ubaruta. Bimeze bitahuri. Reka rero n'ubundi dukomeze ikiganiro ukuri ku byerekeye Imana, ikiganiro mbashimira kuba mudukurikira naho ku munsi hanyuma tugeze ku gice cya 20 cy'icyigisho ukuri ku byerekeye Imana. Ese waruzi iby'imikorere ya Satani, Antikristo cyangwa Eliminate? Ubitekerezaho iki? Reka rero twinjira mu kiganiro nyirizina. Igice cya 20 tugezeho cy'icyigisho ukuri ku byerekeye Imana gifite isanganyamatsiko igira iti: ese waruzi iby'imikorere ya Satani, Antikristo cyangwa Eliminate? Ese waruzi iby'imikorere ya Satani, Antikristo cyangwa Eliminate? baramubwira bati sezera abantu bati Eliminate ni iki kandi ikora ite? Eliminate ni umutwe wa Satani cyangwa ambasade ya Satani mu isi. Hanyuma rero Eliminate ikorera mu rwihisho no kwiyoberanya ku buryo umuntu uyibamo udashobora kumumenya ubaye utazi amabanga yabo. Hanyuma abantu bakomeye, abayobozi b'ibihugu benshi baba muri Eliminate, ku buryo iyo uri umuntu ukomeye ntiwemere kuba muri Eliminate, urahigwa ukicwa, kandi ntiwicishwa inkota cyangwa amasaso, ahubwo hari imbaraga bagutuma za gishitani ugapfa. Hanyuma kandi niyo uba muri Eliminate ukavamo, nabwo baraguhiga paka bakwishe, kuko ntibaba bashaka ko umena amabanga yabo, kuko ntibaba bashaka kwagira ubimenya. Kandi n'abangere mu bayobozi b'amadini baba muri uwo muryango, ariko ntiwabamenya keretse ari Imana ibiguhishuriye. Hanyuma ku banyabwenge, kugira ngo umenye abantu ba muri Eliminate, wamenyera ku bimenyetso byabo nabyo badakunda gukoresha, kugira ngo hatagira uwo muntu ubimenya. Hanyuma ibyo bimenyetso bakunda kubikoresha intoki, ndetse na bimwe mu birango by'ibikorwa byabo bakunda kubyandika ahantu bakorera, ariko biba biri mu magambo ajimije, ntiwapfa kubimenya. Hanyuma kandi abantu baba muri Eliminate ntibakunda gukenera ubufasha bw'abandi bantu cyangwa ubufasha bw'Imana. Iyo ugerageje kubyitaho bagukura mu nzira. Ngayo nguko nuko Eliminate ikora. Mube maso, kuko na bamwe mu bantu tubana, cyane cyane abahanzi, abacuruzi, abayobozi b'ibihugu n'abandi bakomeye bose baba muri uwo muryango. Mwirinde, kuko Imana igiye kurimbura ibyo byose. Antikristo cyangwa Antikristo ni iki kandi ikora ite? Antikristo ni iki kandi ikora ite? Antikristo nayo ni umuryango wa Satani cyangwa se amasade ya Satani mu isi. Iyo ni umutwe urwanya ibya Kristo. Uwo muryango wo ntabwo ukorera mu rwisho, ukora ku mugaragaro, ntiwihishira. Antikristo ni babandi bahakana ko Imana itabaho, barwanya abigisha Bibiliya, bavuga ko Yesu atari umwana w'Imana, bavuguruza ibyanditswe byera. Hanyuma rero uwo mutwe wo bamwe abantu bakomeye kandi bamaramaje kuba abakozi ba Satani, bakabikora batishira, ndetse abo bafite n'idini ryitwa irya Satani rikora ku mugaragaro. Ibyo babikora
ibyo babikora ari itegeko bahabwa na sebuja. Hanyuma ati Kristo niyo ikunda kurenganya abavuga iby'Imana, bamwe barabica bakabafungira amatorero, abandi bakabaca. Abakora bene ibyo ni abahakanyi bahakana iby'Imana. Ubu rero ati Kristo niratangira gukoresha abantu ku ngufu, ariko igihe kizaza benshi bazahatwa kuba muri uwo muryango maze barwanye Imana n'abantu bayo. Mwirinde kuko ijambo ry'Imana mu Byahishuwe igice cya 14:13 avuga ati hahirwa abapfapfira mu mwami wacu. Bidusaba kwitanga kuko bimwe mu bihugu byakiriye uwo muryango wa Antikristo, abavuga Imana bo muri byo bafatwa nabi, bakicwa, bagafungwa. Ariko mube maso bene data, mwihanganire mu mwami wacu, mwirinde ntimukabe muri Eliminate, ahubwo mube mu Mana no mu ijambo ryayo. Mwirinde ntimukabe muri Antikristo, ahubwo mube muri Kristo no mu Mwuka Wera, maze muzahabwe ubugingo bushya. Kuko aho gupfa ugapfusha umubiri n'ubugingo, wakwemera gupfa ugapfusha umubiri ariko ubugingo bwawe bukabaho igihe kirekire. Ariko ubugingo bwawe bukabaho aho kubaho igihe kirekire neza mu by'isi hanyuma ugapfa ubutazongera kubaho, birutwa no kubaho nabi mu by'isi nyuma ukazabaho neza mu bugingo buhoraho. Matayo igice cya 5 umurongo wa 21. Reka rero ngushimire aho uri, nkubwira ngo ukomeze kugubwa neza. Naho iki gice kirangiriye, ni igice cyatubwiraga imikorere ya Satani, Antikristo cyangwa Eliminate. Ngira ngo urasobanukiwe, nanjye ngusezera nkubwira ngo ugire amahoro y'Imana. Wari kumwe navuga Imana Moise. Shalom. Begera Yesu baramubwira bati sezera abantu batahe, umunsi urakuze, inzara ikabica, kandi dore turi mu butayu. Nyamuneka mwami basezere batahe, nyamuneka mwami basezere batahe. Yesu arababwira ati niba byahurire, baramubaza bati tugende tuhahire. Icyakoze hari amafi 2 n'imigati 5, arababwira ati birahagije, nimubicaze birahagije, nimubicaze birahagije. Nubwo Mose apfuye, umuyobozi w'urugendo Kalebu na Yoshua nabo ntibakiriho, ariko dufite ubaruta. Yesu niwe ubaruta, Yesu niwe ubaruta. Arabashakira ibisubizo mu bakomeye b'isi, ariko nabo bifashe ku matama. Imiryango mpuzamahanga yabuze ibisubizo, abaganga bashobora gutanga ibisubizo bibi. Yesu niwe ubaruta.